Veronica Kidemi ni mwalimu ambaye alikatwa mkono wake. Utu n'utundi hagati y'abashakanye biravuza induru, nago ari shyashya. Induru yabaye yose ku gasozi, byananiranye aho bamwe kwihangana byanze. Utu n'utundi ku Irere TV. Reka tuduhere hano mu gihugu cya Tanzania. Aya makuru yacu turaza kuyahera hanga ko umugore witwa Veronica Kidemi, no mugore utuye muri Arusha ni mu gihugu cya Tanzania, ufite inkuru y'akababaro y'umugabo bashakanye bakundanye babyarana abana babiri gusa, biza kurangira amuciye akaboko kubera gufuha. Muri iyi nkuru yashyizwe hanze na BBC, uyu mugore yavuze ko yahuye n'umusore bakundanaga ndetse baza kwiyemeza kubana nk'umugore n'umugabo, birumvikana bakuze ubukwe ndetse bajya no ku murenge. Veronica Kidemi niyo mazina yiwe, niko yitwa uyu mugore usanzwe akora akazi k'ubwarimu. Yemeza ko urukundo rwe n'uwo bari barashakanye rwari rwiza cyane mu ntangiriro, gusa ibintu byaje guhinduka bigenda nabi cyane. Yemeza ko urukundo rwabo rwajemo agatotsi ubwo umugabo yatangiraga kumubuza kujya ku kazi kuko yatekerezaga ko ashobora kwakorera ibindi bintu bibi cyane nko kumuca inyuma. Veronica yatangaje abwira BBC yuko batangiye babana neza, ariko nyuma atangira kumuhohotera akajya amukubita ntacyo amuhoye. Ahanini icyo bapfaga yamushyiragaho amasaha yo kujya ku kazi nayo kukavamo avuye mu kazi ni ntarengwa. Kidemi mu gahinda kenshi n'ijwi ryuzuye ikiniga avuga ko urugo rwabo rugitangira umugabo nta kazi yari afite, umugore ari gutunze urugo. Umugabo yaje kukabona mu kigo cya leta, aribwo ibintu byaje kuba byahinuka biba abibi, aho kugira ngo umuryango unezerwe yuko bombi bari gukora. Bahoraga mu nduru zidashira ndetse umugabo we akamukubita amanywa nijoro. Ibibazo byabo bikazamo imiryango n'itorero bakabunga, gusa byabaga ari by'akanya gatoya ntacyo byari bivuze. Umunsi umwe Veronica Kidemi yari ari ku kazi, bari kwiga ku buryo wo kuzamura abanyeshuri badatsinda neza mu ishuri. Telefone yiwe isona kenshi cyane, arebye abona n'umukunzi we umugabo bashakanye ari kumuhamagara. Icyo gihe ntabwo yasohotse kuko bari mu nama nyine nk'uko byumvikana, gusa byaje kwanga. Umugabo amutesha umutwe, birangira umugore agiye kwitaba telefone hanze, amuhamagaye kuri telefone amubwira yuko atamushaka mu rugo rwe, yaza kuza agatora ibintu byiwe. Kidemi yavuze ko umugabo yakomeje kumutesha umutwe kugeza ubwo uyu mugore yaje kuva muri iyo nama n'ubundi nyine aza kwirukanka ajya gutora ibintu byiwe, asanga n'umutego yamuteze, atangira kumutemagura agwa muri ako gaco. Imihoro iramubona. Ati umugabo yakomeje kumamagara nk'igice cy'isaha, mpita saba uruhushya ku kazi rwo gutaha byihuse kugira ngo fate ibyangombwa byanjye mite ngenda nahasange. Sinamenye ko wari umutego. Nageze mu rugo sanga yanegereje, ahita asimbukira atangira kunemagura umupanga mu mutwe, nyingaho amaboko. Ukuboko kwanjye k'ubumoso kwarakomeretse cyane, ariko k'uburyo kwahise gucika. Yakomeje gutabazwa kubwo induru ndetse no kuvirirana by'imipanga umugabo we yamukubitaga. Abantu baratabara atarashiramo umwuka yumvise iyo nduru. Uyu mugore wari waraciwe akaboko n'uwahoze ari umugabo we yarivuje, ndetse ubu ubuzima bwarakomeje kuko yabashije kwitoza gukoresha akaboko kumwe no kwigisha no mu mirimo ye yo mu rugo. Umugabo wamuhohotiye akamuca ukuboko kugeza ubu ngubu yakatiwe n'inkiko zo muri Tanzania igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amashiringi miliyoni 15. N'utundi. Umva iyi nkuru, hari igihe ibibi bikwibasira ukibaza icyo wapfuye n'Imana ukakibura. Ibaze kuba wari ufite agahinda kuko ugiye gupfusha umugore mu gihe gitoya, nkaho bidahagije wa mugore uri gupfa akagusaba uruhushya rwo kujya kuryamana n'uwo bahoze bakundana mbere yuko muhura. Uwo ni ex love wiwe. Ni inkuru yatangajwe n'uyu mugabo mu kinyamakuru Reddit, kuko yavuze ko nta muntu wihariye yabona yatura agahinda ke. Uyu mugabo avuga
avuga ko ku ntangiriro yashenguwe umutima no kumenya ko umugore we yakundaga cyane bihebuje, ndetse bari bamaranye imyaka irenga 10 yose, ashigaje igihe gitoya ngo yivire ku isi bitewe n'indwara idakira uyu mugore yari afite. Yaje kumenya ko rero uwo mugore we asigaranye amezi 9 gusa yo kubaho, ndetse ubwo yumvaga nta kundi ko ahubwo agiye kwitegura kumusezera neza muri ayo mezi asigaje. Yagize ati sinibuka uko nabagaho narabana nawe, ndetse sinarinzi icyo gukora mu gihe azaba amaze kuva mu buzima. Nakoze ibishoboka byose ngo iminsi ye ya nyuma izamubere myiza kurusha ibindi bihe byose, ndetse nanamubwiye ko nari niteguye kubahiriza icyifuzo cyose yangezaho kiri mu bushobozi bwanjye. Abaganga bambwiye yuko mu mezi 4 cyangwa 5 azatangira kugendera mu kagare k'abamugaye, ndetse no ku mezi 8 azaba ashigaje byumweru bikeya byo kubaho. Mu gihe uyu mugabo yaramaze kwiyakira neza akumva ko nta kindi yakora ngo umugore we adapfa, nibwo yakiriye indi nkuru mbi kurusha iya mbere. Ubwo uwo mugore we warurwaye yamwicazaga agira ngo amusabe ikintu cya nyuma yamukorera, yatunguwe nuko uwo mugore we yamusabye ko yamuha amahirwe maze agakora imibonano mpuzabitsina n'uwo bahoze bakundana. Umugabo ati nukuri naratunguwe cyane, ndetse ngwa mukano, byanatumye mubaza impamvu ashaka uwo mwanda. Yamusubije ko uwo muntu bahoze bakundana ari rwo urukundo rwiza cyane yagize mu buzima bwiwe. Umugore yagerageje gusobanurira uwo mugabo uburyo ari ngombwa kuryamana n'uwo bahoze bakundana, ariko umugabo umujinya n'agahinda byari byamaze kumusabika, ndetse amubwira ko ibyo byose ari ukumubwira yumva ari nk'umwanda udafite aho ushingiye. Niyo mpamvu ngo byamuzanye ku rubuga ngo abaze abantu niba koko yareka uwo mugore we uri gupfa agashyira mu bikorwa icyifuzo cye, cyangwa se akamwangira kugira ngo adakomeza kwicwa n'agahinda. Uyu mugabo ko bwe yumva byaramubabaje cyane, ndetse akumva ameze nk'aho yagambaniwe bikomeye. Gusa ngo yumva yabimwemerera bitewe n'uko uwamugejejeho icyifuzo ari gupfa, bityo adashaka ko azapfana icyifuzo kitashyizwe mu bikorwa bitewe n'umugabo. Ese ari nkawe wamugira iyihe nama? Utu n'utuntu n'utundi byandike muri komenti. Uyu mugore usanzwe utagira umugabo, mbese n'umugore wibanira n'abana be 2 mu mahema mu ishyamba, ngo kubera ko kubona amafaranga y'ubukode ari ikibazo. Lucky Awula w'imyaka 41 ukomoka mu gihugu cya England ni mu Bwongereza, amaze amezi arenga 5 yibera mu ishyamba. Uyu mugore ubusanzwe n'umwarimu wa yoga, ndetse avuga ko yikundira kuba hafi y'amashyamba nabyo bimunyura. Avuga ko kandi bimufasha kubika amafaranga menshi yakishyuye ubukode, ngo aho mu mahema aba ayishyura amayero 51 y'umuriro akoresha uva kwa nyir'ubutaka, ariko ubusanzwe inzu yakodeshaga yishyuraga amayero 259 ku cyumweru. Urumva ko abika amafaranga menshi cyane. Uyu mugore kandi yivugira ko adafite ubushobozi bwo kugira inzu ye bwite, ari nayo mpamvu yibera mu mashyamba mu mahema. Uyu mugore n'abana be barya ibiryo byinshi bakura mu mashyamba kuko ari naho bibera.